Reka tubahe ikaze rero kuri channel nziza cyane yitwa Emmy Nkwakuzi. Ni ya channel ica ibiganiro bitandukanye kandi ibiganiro byiza cyane, ibiganiro bishobora kukuvana aho uri bikakujyana ahandi bitewe ni umuco cyangwa se n'inama. Ni umuntu rero mwiza cyane ugiye kubaganiriza ku muco nta kindi ni kwa kundi umuco ni mwinshi, ariko ushobora kumva ko ibitandukanye baraza kugenda dusobanurira ku muco, araza kwibanda ku ngo z'iki gihe. Nawe ni umugabo, ndakeka ko nimba umugore we yaragiye, sinzi impamvu yibanze ku muco muri iyi minsi, n'ahantu hose mba numva agenda avuga ku muco. Tuguhaye ikaze rero kuri channel yitwa Emmy Nkwakuzi. Urakoze cyane DJ Crew. Reka mbanze mbaramutse mwese, yambu abadukurikiye, abafana bacu, abakunzi bacu, mukomere cyane. Nkuko DJ Crew amaze kubivuga, nifuza ko tuganira ku bijyanye n'ingo zo muri iyi minsi, kuko niryo shingiro ry'igihugu. Ingo nziza niryo shingiro ry'amatorero ku bantu basenga. Mbese iyi ngo ari nziza, n'ibintu byose muri rusange bigenda neza. Nababwira ngo turaganira ku bintu bisenya ingo. Ndashaka ko tuganira ku bintu bitatu, kubabwira ibintu bitatu bishobora gutuma urugo rusenyuka. Icyambere ni aya madini tubamo. Bamwe ngo amadini, abandi amatorero, byashiterwa nuko ubyumva. Amadini ni kimwe mu bintu bifashije ingo zo muri iyi minsi gusenyuka. Nubwo hari naho zubaka, ariko ni kimwe mu bintu biri gutuma ingo nyinshi zisenyuka. Kabiri, icya kabiri nuko abagore mwubatse mubyumve, nuko mwanze kuba indaya z'abagabo banyu. Abagore nimushaka kuba indaya z'abagabo banyu, ni kimwe mu bintu rero biri gutuma ingo zirimo zibananira. Mukirwa muvuga ngo abagabo barabananiye, ngo abagabo ntibashobotse, ariko urwo ni rumwe mu rugero rushobora gutuma ingo zanyu zinanirana. Gatatu, abagabo twataye umwihariko wa kigabo, tugishaka kuba abagabo. Ubundi Imana yaremye umugabo, yamuremye ite? Yamuhaye izihe mbaraga? Afite iyihe passion hano ku isi? Ni iki Imana yashyiriye umugabo ku isi? Ntabwo dushaka kugendera muri uwo mujyo w'abagabo. Niyo mpamvu ingo zirimo zidusenyuka. Reka rero ntabatindiye duhere ku buryo bwa mbere ingo ziri gusenywa n'amadini. Ni ukuvuga ngo abagabo, hari abagabo bamwe na bamwe bamaze kwiyambura icyizere cyo kuba abagabo, bamaze kwiyambura inshingano, baragenda ngo bazitereka mu biganza by'Imana, kandi ibyo zari inshingano Imana yabahaye. Ni ukuvuga ngo niba Imana iguhaye, Bibiliya iratubwira ngo niba utabasha kwita ku muryango wawe, gutunga umuryango wawe, wamaze guhakana ubumana muri wowe. Abagabo mutabasha kwita ku miryango yanyu, ngo wite ku bana, wite ku mugore, wamaze guhakana ubumana muri wowe, wamaze kwerekana ko nta bumana bukiri muri wowe, nta mbaraga zikiri muri wowe. Umugabo ubundi mu muco nyarwanda yari muntu ki? Yari myugariro. Iyo bakubwiye ngo umugabo ni myugariro, bashatse kuvuga iki? Babashatse kuvuga ko ari wowe wikoreye, ni wowe head w'urwo rugo. Niba umwana arwaye, mbere y'uko umugore yiruka ajya gushaka ahantu imiti yava, ugomba kuba ari wowe wabanje gutekereza ngo uburyo bwo kuvuza uyu mwana burava. Umugore akaza ari uko kugufasha mu bitekerezo, ariko wowe umugabo ni umuntu wo gutekereza ngo mbyaye, mfite abana 2, mfite 3, aba bana baziga gute, nyina yakora atakora, ni wowe utegetswe kureba. Ubundi burangiye nta nubwo nemera umugabo ushwana n'umugore ngo umugore ntago yagiye ku kazi. Ntago ari Imana yaremeye umugore, yitwa umufasha, yagufasha mu gihe ayo mahirwe yabayeho. Ariko umugabo w'umunyarwanda, umunyarwanda nyamunyarwanda, kamere ye cyangwa se iremwa rye
Imana yamushyize hariya nk'igisubizo cy'umuryango we, nawe igisubizo cy'ibibazo by'umuryango we akabyereka Imana. Urumva? ndakumva. Sinzi niba biri kumvikana neza. Bana ngende Wowe kukumva. DJ Crew, ndakumva. nushaka umugore, ntabwo uzashaka umugore wiringiye ngo umugore yahembwa ibihumbi 500. Nimba uhembwa ibihumbi 400, mu buryo bwo gutekereza kigabo ugomba gutekereza ko uyu mugore ejo ashobora kuba atari gukora, ari wowe ugomba gutunga urugo. Niba umugore atari mu kazi, akazi ke kahagaze, wenda Imana itanze umugisha, uyu mugore aratwite, igihe azaba atagifite intege zo gukora, wowe mugabo kuko wishyizemo ngo umugore ngo azagufasha, uzamwohereza gukora abura ukwezi kumwe ngo natwite, azajya kuzunguza imyenda, nubwo kuzunguza bitakyemewe. Nimba yakazi agakora akazi kamusaba kwirirwa ahagaze, uzamubwira ngo genda wirirwa uhagaze. Niba yari umushoferi, uzabwira umugore ufite inda y'amezi 8 ngo nakora isafari ave Nyabugogo ajya Cyangugu. Umugabo yagombye gutekereza ko Imana yamuremye nk'umutwe w'urugo. Ibyo rero ni bimwe mu bintu biri gutuma abagore bacika intege, bakagira imyitwarire itari myiza mu ngo zabo, kuko hari inshingano bahawe, kandi buri umugore ahava akagera anezezwa no kubona umugabo we nubwo baba bari baburaye, no kumva umugabo amubwira ngo ejo hari umuntu wampaye akazi nigashaka kabe kadahari. Nyine ntiwereke umugore ko ari butegereje kuzarya yakoze ejo, mwereke ko umugore ari ugomba kurya wakoze. Buriya n'abagore mu rugo ashobora kuba akurusha umushahara, ariko ntagatinya kukubwira ngo isukari yashize, kuko niko baremwe, niko Imana yabaremye. Bazabyara barushye, ubundi niwo mu ruho wabo nyine, kuko niko Imana niko Bibiliya itubwira ku basenga. Urumva? Rero ni ikintu kimwe cyatumye abagabo biyambura, nako ingo zitunanira. Benshi muri twe, ntabwo ari twese, ariko benshi muri twe ntabwo dushaka kubaho nk'abagabo, ntabwo dushaka gufata inshingano za kigabo, ngo wumve ko nibi bintu njya numva abana ngo umwana yananiranye ngo ni icyanyina. Nyina azi wawe hari abana yazanye, uwo mugore washatse hari abana yakuzaniye. Niba yaranabazanye akaba bari mu rugo iwawe, bagomba gufata uburere wabahaye. Urumva? Rero kimwe mu bintu bitumye ingo nyinshi zisenyutse, gitumye tutagifite ingo, ni uko abagabo biyambuye ubugabo, ni uko abagabo biyambuye inshingano za kigabo, mugashaka gufata inshingano z'abagore. Ukicara ngo umugore ngo nahahe, ugasiganya umugore guhaha, ugasiganya umugore kwishyura inzu, kandi Imana yaravuze ngo muremeye umufasha. Ni uwo kugufasha nyine, ntabwo yakuremeye umuntu wo kugutunga, ahubwo wowe yakuremeye kumutunga. Nubwo wenda hariho ubwuzuzanye mushobora gufatanya, ariko prioritaire, inshingano za mbere na mbere n'abagabo. Impamvu navuze ngo iyobokamana ni kimwe mu bintu bitumye ingo zinanirana, ingo zisenyuka. Ubwo ndajya ku mpande ebyiri, umugore n'umugabo. Ku bantu basenga cyane, umugabo wamaze kwiyambura inshingano yumva ibintu byose amakosa ari ay'Imana. Tubona abantu b'abagabo agenda akajya mu butayu, uyu munsi akaba yagiye ngo kanyarira. Ujya utembera mu butayu, hariya nkunda kujyayo, uzajya ubona nuko ubutayu bwahagaze. Ujyaho bitazakizabonwa, ugasanga y'abagabo 10, 20, guhera mu gitondo kugeza nijoro ntashaka gukora, ngo Imana ngo izabikora. Ugasanga wajyaho yaba kanyare, ubutayu ahantu hose haba ubutayu, ugasanga umugabo yirwa busimburanye. Muri make wiyambuye inshingano Imana yaguhaye, wiyambuye imbaraga Imana yaguhaye, ahubwo urashaka ko izikagukorera. Nemera gusenga, nemera ko wakabaye ufata umwanya wo gusenga,
ariko ukanibuka ko ufite inshingano mu rugo iwawe zo gutunga uwo muryango, gutunga umugore, gutunga abana. Ntusiganye umugore ko atagiye kuzana ibirayi kuko yitwa umufasha, ntabwo yitwa umuntu wo kugutunga, ko Imana yakuremeye umufasha, iravanga imuremera umufasha umukwiriye. None wowe urimo urashaka ahubwo ko ari wowe uhinduka umufasha we. Niyo mpamvu navuze ngo n'amadini ni kimwe mu bintu biri gufasha abantu, biri gufasha imiryango gusenyuka, kubera yuko umugore nawe ntagishaka kwemera umugabo, arumva ko ibintu byose bizava hehe, yagiye yabyutse yagiye, je yabyutse yagiye, je yabyutse yagiye, umugabo ntiyatanga igitekerezo ngo acyumve, ntashaka gucira bugufi umugabo we, kubera ko Imana yahanuye, ngo Imana yavuze, bakozi b'Imana bavuze, ugasanga arubaha, abagore barubaha abapasiteri kurenza abagabo bashatse. Ntabwo Imana yakuremeye pasiteri ngo abe ari ugutunga. Kuki itaguhaye umupasiteri ngo abe ari ukubera umugabo? Kuki uwo perezida wa korari ukubwira ngo amasaha arageze wari utetse ibiryo ukabita ku nkono, ku isafuri, ku mashyiga ukiruka, ngo amasaha arageze ubonye kori ya perezida wa korari ngo ugahita ubwira umuturanyi ngo rero ngo amasaha aramfashe ngo yo kurepeta, ngo ncungire ngo birabira ngo n'ibishya ngo binerereho ngo nerekere muri saba. Uyu muturanyi cyangwa uyu mukozi niho umugabo wawe yashatse? Ntabwo hari ahari se? Kuki ari wowe yahisemo? Kuki Imana itaguhuje na perezida wa korari ngo abe ari ubera umugore? Ese kuki udataha kwa perezida wa korari? Ndagira ngo nibarize abantu bumva ibintu byo mu matorero yabo kurenza uko bakumva, bubake ibyo mu matorero kurenza uko bubake ingo zabo. Uhora udashaka ikintu gihungabanya, utakwica inshingano z'itorero, ahubwo wica inshingano z'urugo. Imana yarakuremye, nta hantu mu Bibiliya handitse ngo ikuremera itorero iri n'iri ngo abe ari ryo uzabamo. Noneho ikindi, reka mbaze abantu, nimumbwire umuryango nk'abantu, nk'imiryango iba mu matorero ikennye, hahandi ibintu biba byanze, byadogereye, mwabuze icyo mugaburira abana, mwabuze iki, itorero ryari ryaza ngo rikubwire ngo kuko uri umukristo wacu tugiye kukugaburira imyaka 2. Niyo bagufashije bagufasha ukwezi kumwe, bakakwishyurira wenda inzu amezi 2, kuko nabwo hari icyo wari waramaze. Ariko uyu muryango niwo uzasaziramo, uyu muryango ukubaka niwo uzagusaje igihe uzaba utakibasha kugenda. Uburyo wubatse umuryango, niyo urembye cya gihe utakibasha kwijyana muri dushe, umugabo wawe niwe uguterura akakujyana. Ntabwo diyakona wo mu rusengero aza kudiyakona iwawe ngo kuko warwaye ngo akujyane kugukarabya. Ibi bintu mubitekereze. Abagabo mwirirwa mwumvira abamama pasiteri kurenza abagore banyu, abagore mwirwa mwumvira ba pasiteri kurenza abagabo banyu. Ndagira ngo nkubwire ngo nugira ikibazo cyo kurwara ugakora agisida ukuguru kugacika, simbi bifurije, ariko uzakenera wa mugabo wawe. Ntabwo pasiteri uzamubona iwawe yaje mu buriri bwawe kugutera ngo akujyane muri dushe. N'urwara ukaremba nta diyakoni uzabona. Uyu perezida wa korari bazagusura iminsi 2, uwa gatatu ntibazagaruka. Wa wundi wasuzuguraga ba bana utaye bavuye ku ishuri ntubanze ngo bagaburire ngo amasaha ngo aragufashe, aba niba uzarushya. Uzabarushya ute utarabitaye? Ni ikibazo gikomeye. Mu bitekerezeho abantu, imbaraga zanyu zose mwazimariye mu nsengero kurenza ingo zanyu. Abantu mwamaze kudahwa, barabadashye mu bwonko bwarababumazemo. Amadini ni nk'igitiyo gituyura ubwonko bw'abantu. Aho ubona umuntu w'umugabo ufite ubwenge buzima ashobora gufata 5,000 yari afite akajya kubitura mu rusengero, abana barimo basaba umugati mu baturanyi. None ushingiye kuri ibyo urahamya ko ari byo bituma ingo z'iki gihe zisenyuka zitakiramba? Zaramba gute se? Zaramba gute? Tubwire. Nta mwanya mufite. Icyambere urabyuka wiruka ujya gushaka amafaranga, nimugoroba amasaha yo kuva ku kazi ugiye ku rusengero, uraza kuhava nijoro abana baryamye. Aba bana
nubwo wabaha buri kintu cyose bakeneye ariko utajya ubonera umwanya ntago bazigera baba abana bazima wifuza. Urumva? Ndakumva. Ni ukuvuga ngo uyu mugore urimo usuzuguza itorero cyangwa uyu mugabo urimo usuzuguza itorero, ntabwo itorero uzamarana naryo imyaka 30, ariko uyu mugabo muzamarana imyaka y'ubuzima bwawe bwose. Rero ndagira ngo abantu bakanguke bahindura imyumvire. Aya madini ababwira ngo ntimutekereze ngo iby'Imana ngo ntawe ubijyaho impaka. Ntabwo Imana yabahaye imitwe y'ibihaza, nimuyikoreshe. Utekereze itorero ni byiza, ariko utekereze n'urugo rwawe mbere, kuko nirwo Imana izakuba. Ntabwo Imana izakubaza ngo iri torero, izakubaza urugo yaguhaye icyo warumarishije. Nigeze kuvuga ngo kimwe mu bindi bintu bitumye ingo zisenyuka nuko abagore banze kuba indaya z'abagabo babo. Ntabwo ibintu wapfa kubyumva. Nyanye byanyebeye. Nagira ngo dusobanure tubyumve neza. Nukuvuga ngo umugore Imana yamuhaye imbaraga zo gufata umugabo akamukoresha icyo ashaka. Fata urugero kuri Samusoni. Samusoni ni uwahe? Samusoni muri Bibiliya, muri ku bantu basenga. Okay. Samusoni batubwira ko yari umugabo ufata idubu akaritanyaguza intoki ze. Idubu ni iki? Ni rimwe mu nyamaswa zikomeye. Akaba yafata intare n'amaboko ye. Samusoni wajyaga ku rugamba wenyine. Agatsinda amabatayo n'amabatayo y'abasirikare ari umwe. Nubanga Imana yari yaramuhaye ikintu bita imbaraga. Wafataga amarembo ya stade akayafata gutya n'ibiganza bye, ngo bamunoboyemo amaso atari kubona, atabona, akavuga ngo ntapfa nk'imbwa. Abantu bose bahuriye baje hano muri stade baje kureba ukuntu bagiye kumbaba, bose tugomba gupfana. Sindeba amaso yanjye bayamazemo. Agafata gutya inkingi za stade akazinyeganyeza hasi, mwe bose bagahita bapfa. Umuntu wari ufite izo mbaraga ashyirwa hasi n'indaya yitwa Delila. Ese Delila njya mwumva. Delila niwe wabashije gushyira hasi umuntu bita Samusoni. Ko ari umubere wari warananiranye. Delila yari umukobwa. Aramwinjira ari indaya. Samusoni akundana n'iyo ndaya. Indaya reka tuzisuhuze aho ziri. Ni ukuvuga ngo ikajya imufata neza ikamushima mu mutwe kugeza ubwo Samusoni azacikwa, intege ziracika. Ziracika. Urumva? Ziracika. Abwira umugore, abwira iyo ndaya imbaraga ze ziri kugira ngo bazamubashe. Nuvuga ngo bari barayobewe imbaraga za Samusoni zibahe. Indaya yasanze imbaraga za Samusoni zibahe, ziba mu musatsi we. Njya mbyumva. Yari umunazi, ntiyigeze yogoshwa na rimwe. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero umugore afite ububasha. Buriya bakubwira ko nta n'urugamba warwana rwose utsinda udashyizemo abagore. Reka da. Ubu babasha gutata. General agira imbere y'umugore utari uw'agacika intege. Akavuga amabanga. Akamena amabanga. Ni ukuvanga amabanga mwari buzabone hapfuye abasirikare nk'ibihumbi 5. Umugore aragenda akayabona mu isaha imwe. Yesu we. Mu buryo bw'ubutasi. Rero abagore kubera ibi bintu bishyizemo ngo Imana niyo ibikora, ngo ibintu byose ni ugusenga, ntabwo bashaka gucira bugufa abagore, abagabo babo. Ngo umugabo naza ku bantu bajya ku ndaya, nigeze kujya nganira nabo, bakubwira ngo indaya ngo ziraryoha. Hari n'uwongera numva yirwa byamamaza kuri social media, harya yitwa Dekara Gahungu. Indaya ngo zimeze neza. Semuzo wa muvuna muheto. Ndangamirwa ngo ni sawa. Semuzo wa mujinga. Yitwa Damwibage. Urumva? Nta kindi zibafatisha. Uragenda wagera mu rugo rwe akagukuramo inkweto akazishyira hariya. Akagushyuriza utuzi dushyushye mu mafaranga yawe wamuhaye. Urumva? Ukagira ngo ni urukundo. Kumba aragira ngo azarye nayo ubutaha. Agafata uturenge twawe akaduca inzara. Akakogereza ibirenge. Urumva? Warangiza akagutekera akaguha umwanya wo kukwica. Ntago wajya ku ndaya
ngo indaya ijye mu bana bayo, irabanza ikaguha umwanya. Reka dabanira bareka. Kandi ari wagiye gukura amafaranga yo kugaburira abo bana. Kabwa turiya yitwa tonton. Tonton yaje. Tonton yaje. Tonton. Bagita bagenda. Ariko kazina ka tonton ndashaka rimwe tuzakaganireho. Ikana nako ni nakasa mutwe. Abantonton ndabasuje abantonton. Urumva? Nakasa mutwe. Urumva? Noneho ugasanga abagore ntabwo bashaka kwita ku bagabo babo. Urumva? Bibereye ngo akazi kabaye kenshi, ngo abana, ngo ri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 . Hanyuma rero uyu mugabo utigeze ubonera umwanya wo kuganiriza, uyu mugabo utitayeho, urumva? Uri umugabo witayeho, iyo ugize ikintu ukenera guhikofa ukikoreramo. Ariko impamvu akuvunguriraho umugabo, impamvu umugabo akuvungurira nuko wanze kumwigiraho inda, kubera yuko hari ibyo ukeneye ko akwereka atakwereka, hari ibyo ukeneye ko agufata utagufata, nawe hari ibyo utamukorera. Nukubitana n'umugore rero wa runaka ukamuganiriza, nawe akakuganiriza, uzumva uwo mugore ari umwana mwiza. Bitangira ari ubwana bwiza, bitangire atangiye kujya kuzamurira akaguru gutya kugira ngo akwereke ikibero, akazamura. Atangira kwereka ikibero, utangiye gukemura ibibazo bye. Uhiturira na babana afite ataraba. Utangire kurera abana be. Iye. Kandi wowe abawe kuko nyina yanze kukugira gute? Kugufata neza. Kugufata neza, kubindaya kuri wowe. Kubindaya kuri wowe. Bajye barya iby'abana bo kwa zandazi saguye. Impamvu abamo bakabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu niki? Nuko nyina w'umuntu niwe ushobora gutuma abana babaho neza kubera imyitwarire ye mu rugo n'umugabo, uburyo yatwaye umugabo. Urumva? Hari abanyarwanda bajya baca umugani ikinyarwanda, wenda ntarwanya ariko none ntemera ko abantu bakabaye bashyigikira, kuko abagabo bagendera kuri ibyo nabo ntekereza ko ari ibigwari. Ariko ubundi baravuga ngo imbabazi z'umwana kuri se ziva ku bibero bya nyina. Ngongo ki? Imbabazi z'abana kuri se ziva ku bibero bya nyina. Ni ibibero se cyangwa hari ibindi uhisha? Nawe uri mukuru. Nabyumvise. Tekereza. Ni ukuvuga ngo umugore witwaye neza mu rugo, wafashe neza umugabo. Azi ko umudamu witwa Mama Chance yeze kukumbwira ako kantu ndi. Ni ukuvuga ngo uriya nubona abagabo bagorobereza mu tubari, jya umenya ko abagore babo bananiwe kubigiraho indaya. Baba bagiye kwishakira za ndaya. Ni ukuvuga ngo nimba mvuye mu rugo, uwo yashobora no kutajya mu ndaya, ahubwo akaba ari we ajya nyine kuruhurira ubwonko. Yewe nimba mvuye mu rugo ukancira inzara z'intoki, ukambwira uti sheri atuze kare, uze kare hakiri kare ngo ucire n'izo nzara z'ibirenge, ukampamagara utambaza ngo ndi kumwe nande, ahubwo ukampamagara umbwira uti sheri ngo utekere agakisi, tumva nshaka kurya neza uyu munsi, ngo utekere agake. Mu by'ukuri kuko ari njye nkutekesheje icyo nshaka kurya, ntago ndi butinde mu kabari, kandi ari njye watekesheje ibiryo. Ariko mpamagara sheri bite, uri hese ndahana, ntabwo uri kumwe na za ndaya zawe. Mu by'ukuri ntago nshaka gutaha kubera ko n'inzu urambaza izo ndaya, ahubwo ndanywa ntinde kugira ngo ntahe unaniwe. Njya mbyumva ari igihe abagore bahamagara abagabo turi kumwe ngo uri mu ndaya, ngo uri muri za ndaya zawe, watashye papa, ngo papa ishimwe we ngo hatashye, ngo ariko ngo urabona ngo abana runaka yagize gutya bubu. Muri make ndahita ntekereza ko niza ndatahira mu nduru z'abo bana, ubwo ricyo uruta nuko ndi butahe mwese mwaryana. Urumva impamvu zimwe mu mpamvu zituma abagabo bararamura, ntibari ni ugutinya ibibazo bari busange mu rugo, mu mugo yabo, induru zo mu rugo. Urumva? Ariko utaha umugore akavuga ishere twari tugukumbuye, abana muze musubize papa yaje. Urumva? Abana umugore akabatoza urukundo kuri papa. Urumva? Abana we wahagera kugira ngo abana bakubwire papa umugati washize, mayoneze yashize. Urumva? Abana bakaza bakuyambira, yo papa twe tugukumbuye, cara tuganire, njyewe ku ishuri byagenze gutyo. Utwo dukura abagabo baradukunda, tw'abana bakwereka urukundo, tw'umugore utagutura ibibazo gusa, mbere y'ibibazo akabanza nakubwira ati rero sheri kuba rero tugwaye cyo kidafite umugati nuko washize, arawugusabye kandi awugusabye mu kinyabupfura.
urumva ubusheri kuba rero nta kamayoneze gahari ntugira ngo nabyibagiye ukaguha yasheri nyine kashize kandi ndabizi muri iyi minsi nta bushobozi dufite ni bukeya nikabone ko uzakatugurire ariko ntaba ari by'umusanganiza nk'umusanganiza mayoneze yashize magate washize nzagira apeti yo kuza mu rugo. Icya mbere ibibazo byo mu rugo ntibishira. Reka gwiki ntago bijya bishira, ntago wakuzuza gute se nyine mbwira njye utarashaka rero isukari uragura isukari numara kugura isukari nyuma y'iminsi urasanga ifu y'igikoma yashize bati ifu y'igikoma yashize kandi ibyo byose birakenewe. Amakara ntago azashirira rimwe n'umuceri. Uzagura umuceri washize ejo bundi bakubwira ngo n'amakara yashize. Urumva amakara namara gushira mayoneze iraba yashize. Ugura amakara ejo mayoneze ibe yashize, ejo bundi amavuta araba yashize. Nyine ntago ibintu byose ntago wavuga ngo urahashye ngo uzongera guhahira rimwe. Reka da bigende nyine bitewe n'icyo mukoresha cyane. Urumva rero kuko ibibazo byo mu rugo bihoraho, hari ibintu ubona ukabona bitihutirwa cyane ku buryo ni ukwereka umugabo ko ntago bihari ariko nta gitutu afite cyo kubigura. Hanyuma rero wa mugabo kubera yuko yeretswe urukundo, kubera ko abana bamubwiye ngo pa, bagahamagara telefone babwira papa bati pa ngewe ndumva ngukumbuye riri ejo naryamye nakubonye nazindutse njya ku ishuri pa numvaga ngukumbuye nshaka kuvugisha. Ntago umwana yakubwira ngo aragukumbuye, umwana wabyaye umuntu ari gutaha kare kandi koko nawe uzi kumaza iminsi ibiri utamubona. Ndabyumva icyo kintu wacyumvisha. ndakumva. Ibyo rero biraturuka ko abagore bemera bakabindaya ku bagabo babo. Ibyo izo ndaya zikora kugira ngo zidukurure. Namwe murabishoboye. Umugabo wanjye wajya mu ndaya ajyayo kubera iki? Kibaza kuki ajya mu ndaya kandi mbona uri umugore mwiza. Yaratuje abana bayo ko umugabo ugeze aho bamwita ni tonto yaje tonto ndagusuje. Urumva uzi ko indaya igera gutya igakina trike igahamagara umugabo wa nyina. Indaya nako abana b'indaya babita indangamirwa. Indangamirwa ariko uzi ko indangamirwa ryari itorero riracyana hari. None se ryagiye ese ko kiriya torero rudatera ikibazo? Ni indaya ntabwo ari indangamirwa. Bibiliya ivuga n'ubundi Bibiliya ivuga maraya. Ni indaya ni maraya, indangamirwa zahise. Ni indangamirwa. Urumva bariya abagore bahisemo uriya mwuga mubi. Afata telefone akaguhamagara gusuhuza akubwira utugambo twiza. Noneho akabwira ngo n'abana baragukumbuye ngo nukuri ngo uzaza usuhuza abana ngo bahora bakumbaza. Urumva si abana wabyaye wajya kuza ukabazanira akantu urace kuri alimentation nshuti yanjye uhahugura umugati mwiza umwana warimo kurya umugati wo muri boutique kubera nyina kubwira nabi. Nyina kubwira nabi nta kwakeya babana nugerayo abana bari buguhobere. Akuze ko ikiganiro ari cyiza. Nugerayo abana barakwereka urukundo nshuti yanjye. Ni igicuri bwema bo abagore bumvireho nujya gutaha usezeye abana barakubwira ngo tonto ngo zanzanira agapupe. Ayibaze ngo nuzuzanzanira agapupe. Urajya kugurira igipupe umwana wa maraya. Nawe yirwa arwanira n'abaturanyi bibi kubera ko maraya azi kugufata neza. Urajya kugenda bazanira imbuto ujye kugura iseri ry'imineke ry'ibihumbi 2. Uwaye barimo bamugurira poyo ya senkani muri boutique. Ikintu uri kucyumva? Ndacyumva kiraba. Kubera iki wowe mugore washyizemo umutima umutima mu babana papa arahagera mwese buri wese akajya mu cyumba cye ndakajya mu cyumba cye. Ariko umugabo winjira abana bose bakaza kumuhobera. Yakwicara bakamwicara uruhande bamubwira udukuru twamvahe nanjye. Uyu mugabo nubwo yaba ari umugome reka nkubwire kuri ubu wakwinjira mu rugo iwawe nubwo wagiranye ibibazo n'umugabo n'umugore wawe abana bose ukabona birimo baraguhobera, ukabona umwe aretse akuzaniye kamambiri, ukabona agiye kukuzanira papa muzanira amazi. Njya mbibona kuri Instagram mubona ni ibintu byiza. Urumva mu by'ukuri uru rugo
uzajya kurara mu kabari kare wamara iminsi 2 utabonye abana bawe uhita ukumbura mu rugo ho ukumbura abana kubera wa mugani ibikorwa bagukorera kubera iya ambiance uri kujya gushaka mu kabari wawe irahari agoze kari byo de abana umugore yaberetse ko papa ari we muntu ukomeye ubaho umwana agahita papa hari icyana kwishu ngiye nkunde y'abana barimo kundenya ariko kenshi biva kuri yo nyina yibatuje ari umuvani mwatubwatari igihe abana bikora bitavuye kuri nyina ariko akenshi iyo umubyeyi yashyizemwo yangishije abana se nta rukundo bamugirira runini mujye muri ya mungo nyinshi musanga zifite ibibazo usanga n'abana bafite ibyo bibazo abana bagira ibikomere byo kubura se kandi bamufite abagabo nabo wenda badafite umutima ukomeye ntabashima ugasanga araza ngo bo mufite umuceri mufite akawunga mufite ibindi ntago bindeba impamvu zimwe na zimwe zituma abana kenshi bakura badakunda base muri abagabo tujya tugira ikibazo ngo abana ngo bita kuri ba nyina impamvu abana benshi bakura badakunda base nuko ba papa mu gihe cy'abana baba bakiri batoya abagabo bakiri bato bakiyumva ntago baba bazi ko bazakenera urukundo rw'abana niyo ufite amafaranga buryo niyo ufite amafaranga uba wiyumva ku bagabo bafite imyaka 40 ingahe ntabwo baba bazi ko hari imyaka bazagira bakenera urukundo rw'abana dusoza rero ngaho gira inama abagore ahantu bipfira abagore ahantu bipfira dufata tugera kuri conclusion abagore mukeneye kuba indaya ku bagabo banyu kuba indaya si ukujya gusambana ku mugabo wawe kumukorera ibintu iyo ndaye mukorera bituma agenda kuko aba bandi nabo wabibakorera urumva abagabo b'abandi abagore mukeneye kwigisha abana banyu gukunda base kugira ngo base bagaruke bave mu bubari kandi kibabaje tukiraho niyo umugore yatandukanye n'umugabo akabona undi wundi ajya yakwiga kumufata neza yiga kumufata neza kugira ngo amuzanire uwo muceri kugira ngo yishiriye kandi uwa mbere yaramusuzugura hanyuma aho hari ku bagabo namwe kugira ngo mugire amasaziro meza mufite imiryango myiza mutari ibicibwa mu ngo zanyu ko ari imyaka umugabo agera akaba atagifite imbaraga nubwo waba ufite amafaranga ariko ukeneye umwana ubwira ngo abapangaye aha ntago bari kwishyura akajyayo ukeneye umwana ubwira ngo hariya bagiye gushyiramo umurimo uyu n'uyu bagiye gushyiramo ipoto ibyo ukaba utakibasha kubyiruka ufite abana biruka mu byawe ubibatoza hakiri kare kugira ngo uzasaze ufite abubwira biragusaba ko mu myaka yawe ikiri muto nawe uhereze urukunda abana reka mbashimire mwe mwari mudukurikiye muze kuduha ibitekerezo muri comment hanyuma ni ukiganira kikuryohera ugihe na mugenzi wawe kugira ngo dukomeze tuzamurane buhoro bakoze Imana y'u Rwanda ihorana namwe urakoze cyane ku nama utanze nkwakuzi y'ikirenga namwe kandi abamama nimuze kubirakariramo ahubwo iyi nama muze kuyumva bizatuma ingo zanyu zigenda neza cyane ngemba n'inyuma ya cameraman